ikintu na kimwe kigutandukanya n'Imana, nk'uko Pawulo intumwa bivuga mu Baromani umutwe wa 8 ati niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Inkota, ubukene, inzara, mbese byose arabivugamo byose nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Nta na kimwe rero. Niyo mpamvu muzabona umuntu ufite iyo ngabire ashobora kwemera ubumaritiri, yemera kwitanga kugeza ubwo apfira bakunda, cyangwa se igihe cyose bibaye ngombwa. Byaragaragaye no mu bihe twabayemo bya jenoside. Burya ubumaritiri ntushobora kububwiriza umuntu, ntushobora no kubushyira mu muntu. Ni ingabire y'Imana. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Ni ingabire y'Imana, kuko biba bitoroshye. Dusenge cyane kugira ngo tugire urwo rukundo rwitanga kugeza ubwo gupfa, kugeza ubwo bibaye ngombwa wapfira mugenzi wawe, kubera urukundo ufitiye Imana kandi ufitiye mugenzi wawe. Nibyo Bikira Mariya yaje kudutoza, kugira urukundo rw'ukuri, kuko yaravugaga ati nta rukundo mufite. Asomusiyo 2 yatwiyeretse kuri uwo munsi ari kure, afite ububabare bwinshi, arira avuga ati nta rukundo mufite. Abantu bari buzuye aha hari benshi, kiliziya yari itarubakwa, aho hose hari abantu bari baje mu ibonekero, bishimye, bameze neza. Ese baririmbye, twavuze rozari, twagize ibitaramo, twishimye cyane, kandi abantu bishimiye gutega amatwi ubutumwa bw'uwo munsi. Ariko atwiyeretse yari afite ububabare kugeza ubwo arira avuga ati isi igiye kugwa mu rwobo. Yatweretse intambara ku isi, atwereka ubwicanyi ndengakamere mu gihugu cy'u Rwanda. Muri uwo mwaka wa 1982 hari amahoro, buri wese yagendaga neza, ndetse na nijoro abantu barara bagenda, nta kibazo cy'intambara cyangwa se umutekano muke wari uhari. Ariko uwo munsi yatweretse nk'aho igihugu kiri mu ijoro ry'icuraburindi. Abari aho batashye bafite ubwoba, bavuga bati ntabwo tugera mu rugo. Byafashe imyaka 92 habaye amarorerwa y'ubwicanyi ndengakamere mu gihugu cy'u Rwanda. Abari bahari barabizi, ariko n'abatari bahari mwarabimenye. Ubwo rero dukomeze tube maso, dusenge cyane, kuko Imana ifite ukuntu ireba imitima yacu. Iyo Bikira Mariya yaje, habaye igitaramo, abantu twishimye, twavuze rozari, umutekano mu gihugu ari wose, ubona ko nta kibazo gihari. Umuntu aragenda akagera aho ajya nta kibazo. Ariko aje aravuga ngo mukwiriye kumvisa, nta rukundo mwifitemo. Yagenje atwiyeretse, tuba turi mu murima w'indabo, indabo nziza, indabo zirabye, indabo zumye. Yaduhaye igisobanuro cy'indabo, atwereka ari abantu. Ku isi hakaba hari ibyiciro 3 by'abantu. Indabo nziza zivuga abantu bafite urukundo, indabo zirabye zivuga abantu badakomeye mu kwemera, bahindagurika mu mibereho yabo. Indabo zumye zivuga abantu b'abagome, b'abagomeramana, bica amategeko y'Imana, bafite ibikorwa bibi n'inzangano mu buzima bwabo. Mu ijambo rimwe, ni abagome. Ariko Bikira Mariya akadusaba guhinduka, dusenga duhinduka, kugira ngo tumubere indabo nziza zihumurira hose na hose. Ni ukuvuga dufite urukundo rw'ukuri, tugakunda Imana, tugakunda Bikira Mariya, kandi tugakundana hagati yacu nk'abavandimwe. Kuko yakundaga kutubwira ati bana banjye ndabakunda, ndabakunda cyane, ndabakunda cyane. Ari nabyo byamuzanye. Yaje rero kutuburira, atubwira
turasenga cyane kuko kwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri. Yatubwiye kuba maso kandi atubwira gukomera mu kwemera. Hari byinshi rero muri iki gihe biri kugenda bituyobya. Nk'abantu mwakoze urugendo nyobokamana, nabifuriza gukomera mu kwemera, mukaba maso, mukirinda ibigirwamana, mugasenga Imana imwe yaturemye, Imana y'ukuri, kandi tugakunda umubyeyi Bikira Mariya no kumwiyambaza. Yabonekeye Marie Claire, yaje afite ishapule y'ububabare burindwi mu ntoki, aramubwira ati